Yes ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwese badahwema kutwereka yuko mudukurikirana kuri Ibakwe TV. Ikiganiro aba ari Irakarama Morning Vibes, nanjye nk'ibisanzwe nkitwa Irakarama Emmanuel, aho tugenda tubagezaho updates ziba zigezweho, zaba inkuru zitangaje, inkuru za siporo, entertainment ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero tubafitiye inkuru yanditswe n'Igihe, nk'uko nabibabwiye nyine ni amakuru tugenda tukarobanura tukabagezaho amakuru ushobora kumenya. Ni inkuru yo ku Gihe yanditswe na Sanzimana Ernest, ivuga ngo yahungiye mu Rwanda nyuma yo gusambanywa n'abarenga 100, agahinda ko wandujwe sida akanapfakazwa na FDLR. Kenshi havuzwe uburyo ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwimitse urwango ku banyekongo bavuga Ikinyarwanda, cyane cyane Abatutsi. Hari ababikerensa n'ubwo uko bukeye n'uko bwije ibihamya byigaragaza. Benshi babyibuka nk'ibyabaye ejo ubwo mu Kwakira 2023 imitwe yitwaje intwaro irimo yo muri Nyatura, Mayimayi na FDL byatwitse inzu zigera kuri 300 zo mu mudugudu wa Nturo zirakongoka. Abaturage baho baziraga ko baba bafitanye isano n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibi abayobozi ba RDC babyimye amaso ndetse n'umuryango mpuzamahanga wigira nk'aho nta cyabaye. Ni kenshi ku mbuga nkoranyambaga hagiye hagaragara amashusho abaturage ba RDC batwika bagenzi babo bo mu bwoko bw'Abatutsi, nk'aho ubwo bushinyaguzi budahagije bakarenzaho bakanabarya. Ayo mashusho yagiye agaragara ahantu hose, abenshi na benshi, ariko yagiye nyuma yaho asibwa, ariko hari abenshi bagiye bayatunga bitewe n'uburyo bagiye bayahabwa. Ibyo byajyanye no kubica, kubaheza, kubahohotera n'ibindi bikorwa bibi byatumye bamwe bava mu byabo bagahungira mu bihugu bitandukanye. Nko mu Rwanda harimo abamaze imyaka igera muri 30 mu buhungiro, n'abandi bagiye kumara hafi 1/4 cy'ikinyejana batazi iwabo kuko bavukiye mu buzima bubi bw'ubuhunzi. Nubwo ibyo byose byarengejwe ingoyi, RDC n'ibihugu bishyigikiye bikica amatwi, ahubwo hakavebwa abicwa baharanira kwirwanaho. Umugambi wo kwica Abatutsi bo muri Kongo bikozwe n'ababayobora wagiye hanze binyuze muri General Major Sylvain Ekenge, wari umuvugizi w'ingabo za RDC. Iyi ni inkuru imaze iminsi icirikana ahantu hose ko General Major Ekenge yavuze amagambo yibasira Abatutsi cyane, agera n'aho avuga ko gushyingiranwa n'umututsikazi bisaba kwitonda, kuko mu gihe cyo kubyara azana mu rugo bene wabo bakaba ari bo babyarana. Nubwo RDC yihutiye kumukura mu nshingano, n'ibihugu biyishyigikira bikihutira kwamagana izi mvugo z'urwango, kwari ukwiyerurutsa, kuko uyu musirikare atabyitekerereje, ahubwo ari politike yashinze imizi mu butegetsi bwa leta ya RDC. Nubwo rwari rusanzweho urwango, RDC yanga abaturage bayo bo mu bwoko bw'Abatutsi rwafashe indi ntera nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubwo leta ya RDC yakiranaga na yombi interahamwe n'ingabo za Habyarimana zayikoze. Bimukana ingengabitekerezo. Aba baje kwirema mu mitwe yitwaje intwaro yagiye ihindagurika umunsi ku munsi, kugeza bahindutse FDLR. Ikomeje kujujubya abanyekongo ihawe uruhushya na RDC. Abayigize babanje gushinja umutwe witwa RDR, uza kuvamo ALIR ya mbere na ALIR ya kabiri. Bamwe bajya mu majyepfo ya Kongo, abandi baguma muri Kivu, baza kongera guhura. Baje no kugenda batatana bajya muri CNRD na RUD, iyo bakunze kwita urunana. Iyi ALIR niyo yaje guhindura FDLR muri 2000, nyuma yo kwihuza kw'iyo mitwe. Uko leta ya Kongo
yagendaga yiyegereza abo muri FDLR. Ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi yacengeye mu buyobozi bwa leta ya RDC, maze abatutsi bo muri Congo batangira kwicwa. Ibi byatumye abenshi bicwa, abarokotse bahungira mu bihugu by'abaturanyi, aho kuri ubu mu Rwanda habarurwa impunzi z'abanyekongo zirenga 120,000. Ibyo bikorwa bimaze imyaka irenga 30 n'ubu biracyakomeje kandi. Uwashimuswe rero nk'uko twatangiye inkuru tubabwira, twagira tubanze tubaciremo mu mayange. Uwashimuswe rero akanduzwa na sida gihamya simusiga by'amabi ya FDLR na FARDC. Ubugizi bwa nabi bwa RDC n'abambari bayo bugaragazwa na Mwiza, izina ryahinduwe ku bw'umutekano we, umaze umwaka ahungiye mu Rwanda kubera amabi na FDLR ishyigikiwe na FARDC. Amezi 6 mbere y'uko ahungira mu Rwanda yashimuswe n'abasirikare b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Bamumarana amezi 3 bamusambanya ku gahato ngo barumva uko umututsikazi aryoha. Byaviriyemo uyu mubyeyi w'imyaka 40 ubumuga no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uyu mubyeyi uba muri imwe mu nkambi zo mu Rwanda, ubuhamya bwe yabugarutseho ubwo yari mu myigaragambyo yamaganaga imvugo za General Major Ekenge imaze iminsi ikorwa n'abanyekongo bahungiye mu Rwanda. Yashimutwanye n'umukobwa wa musaza we bakuwe ahitwa Ishangi bajyanwa ahitwa Kirorirwe muri teritwari ya Masisi. Avuga ko bombi basambanyijwe n'abo basirikare ariko umukobwa wa musaza we bikarangira bamwishe. Ati baramfashe baranjyana bamarana amezi 6 banyita ngo ndi umututsikazi. Ni FDLR yashimuse ngo ndi umugore wa M23. Buri wese yarazaga icyo ashaka, nakuma amazi nakugira gute. Nicaraga nigunze ntagira uwo mbwira, bakambwira ngo ninitabaze Kagame wanjye azanabare. Ariko muri ibyo byose nkabwira Imana. Buri wese akaza agakubita mu mutwe, yaba n'umwana akaza akansambanya kuko yabaga afite itegeko yahawe. Ubwo ni ubuhamya bw'uwo mubyeyi. Twavuze ko yahinduriwe izina n'uwanditse iyi nkuru kugira ngo umutekano we ube wizewe. Muri ayo mezi 3 hari umusirikare wo mu gace avukamo wamubonye, baramenyana, amubwira ko azamutorokesha. Ubwo M23 yageraga ahitwa Inyamitabo, abasirikare ba FDLR babwiye uwo musirikare ngo ntajye kwica uyu mubyeyi, cyakora kuko yari yarahuye n'ibibi byose yumvaga icyamwica cyaba kimuruhuye. Umubyeyi arakomeza avuga ati angejeje kuri Bishoga arambwira ngo ntabwo mwica, amaraso yawe ntazayabazwa. Nibwo yanorokesheje. Tugeze Inyamitabo dusanga hari abasirikare ba M23. Ntabwo nasubiye mu rugo kuko nari namenye ko papa bamwishe, abana banjye nazi aho bari. Uyu mubyeyi yakomeje guhunga yisanga mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira. Yarahungabanye bikomeye bijyanye n'amabi yanyuzemo. Mu Rwanda yagiye muri gahunda ya mvura nkuvure, ndetse ahamya ko bigenda bimufasha kongera kwisanga nubwo bigoye bijyanye n'ibihe bibi yanyuzemo. Ati ubu nibwo ndi kujya numva bigenda binshiramo. Nasambanyijwe n'abasirikare barenga 100. Nese buri wese, abakuru barazaga, abana babo bakaza, n'abarinda bikaba uko baje kumva uko umututsi amera. Nyine ni ubuhamya bukomera. Nabikuyemo virusi itera sida, ubumuga, n'ubu mfata imiti. Nyuma abana be baje kwamusanga, amenya ko se n'umugabo we bishwe n'igisirikare cya Kongo gifatanyije na FDLR. Uyu mugore ushima uko yakiriwe n'uko yitaweho nyuma yo kugera mu Rwanda, asaba amahanga ko yasaba ubutegetsi bwa Kongo bukareka gukomeza gutoteza abanyekongo b'abatutsi. Ngayo nguko rero ibintu twese dukwiriye guhanga amaso. Bamwe tuba twigirana ibindeba, ndavuga ayo mahanga, ugasanga igihugu runaka kirafasha Kongo kwica abaturage bacyo, n'abagiyeho bavuga ngo
bazakemura icyo kibazo, ugasanga nta kibazo bakemuye na kimwe. Ibyo rero twasaba amahanga akabirebera, akashaka buryo ki agerageza guhosha ibyo bintu bikarangira rwose. Imyaka 30 umuntu mu buhungiro, n'abo bakicwa, none bakongeraho ukica umuntu ukamutwika warangiza ukamurya, ni ibintu biba bidesheje agaciro umuntu. Ibiganiro byacu nakagaruka, njye rero ya Emmanuel Irakarama kuri Ibakwe TV. Ikiganiro cyari Irakarama Morning Vibes. Tugeze kuri episode ya 2, tuzakomezanya. Episode ya mbere yahereye ku itariki ya mbere, ariko dutindaho gake bitewe n'impamvu y'iminsi mikuru n'ibindi, ariko tuzakomeza tubahereza update ya buri kanya. Murakoze, muhaye murongo.